Taikun. Yo, wende ufite ishakoshi byagenze utabone wasoze. Oya, iyi sakoshi mo ndayirangisha ariko ikiza nuko namenye nyirayo. Yandi. Udreswe izahitaye mo ndamushaka ngo nyimuhereze. Ubu rero namara kuyakira n'akaboro nabonye bakazapapuro hano n'ubutumwa ngo mugenewe. Ubura ngo ntangaza indimi neza. Rero indimi rwose ngo ni nko gusudira ngo wabagerageza. Bivuze ngo rero hano abantu bitwa Action Languages and Sciences bampaye message yuko bakora hano ikabuga urumva bakorera Huye na Muhanga. Yiga indimi ariko isakoshi ye asa ko ndeba no. Zari segeze hano mukansere je gusa. Ari habera inama y'abagore. Ya. Sure. Ari habera inama y'abagore n'abakobwa. Rero nuko ayitaye. Gusa ngiye tugana ku musozo. Ubundi ayitwara gute? Cyangwa bayimutwara muko ndeba bareshya. Anyways, Jesquiza ni umuji wa Persona yakoze ikiganiro nubwo mwanze kukireba mugende mukirebe mumufashe kubera ko niho ashingiye ubuzima bwe kumva views zabuze kabisa 9,000. Oya mwongere mumufashe bone views mukore subscriber. No subscribe n'umuntu udafite uko abayeho arabyuka mu garage ukagira ngo ni supana cyangwa se nijeke nyine nagatana abarizwa nyine we yibera hana abonye tu mu biti hano hose muri gabayeho nabi tumutabara n'umunyarwanda mugenzi wacu nezera ko arabyumva bino bintu ubundi mwana Sango mo tuma mu cyongereza twumva. Ndabita amatwi. Okay. Anyways, Action Languages and Sciences no nkuru y'umuki bigisha indimi cy'Icyongereza, Igifaransa, Ikidage bakoreye kabuga imuhanga na Huye. Kandi tugana ku musozo Jesquiza ndakubabariye. Ndakubabariye